bugufi twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze. Ihangane twe kumuhemuka, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Nyenzi komera utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane ntabwo tuzaguma mu buhanya no mu miruho, hari ubwo umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaze. Ngenzi komera dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza aza kubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Ngenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. Ndagushimye ndaguhimbaje Uwiteka Nyiringabo, ushimiye ko ukunda abana bawe, ko bukeye nuko bw'ejo tugirira neza ubishimirwe. Umwanya mwiza nk'uyu rero wongeye kutwemera kugira ngo twige ijambo ryawe, reka Uwiteka uzafashe buri wese uzaryumva, kandi reka ukomeze kuduha imitima iguhugukiye ndetse yumvira irarika ryawe mwami, utubwira ko dukwiye kwihana kandi tukaguhindukirira mwami. Ciye bugufi rero kugira ngo unyobore kandi uzafashe buri wese uzumvira iki cyigisho mu izina rya Yesu, amen. Nanone mbahaye ikaze kuri iyi channel kugira ngo dukomeze ndetse dusoza icyigisho cya gatatu. Ni icyigisho cyari cyiza cyane cyavugaga ububasha bwa Yesu washyizwe hejuru. Tugeze ku ngingo isoza, ariyo ngingo yo kuwa gatandatu, aho ari kuwa 14 Nyakanga 2023. Tugiye kurebera hamwe ibindi byo kwiga no kuzirikanwa twagombaga kugarukaho muri iki cyumweru cyose. Rero ingingo yo kuwa mbere nk'uko wenda twibukiranyije, hari ingingo ivuga ngo gusenga no gushima. Kuwa kabiri yari kugira ubwenge bukomoka kuri Mwuka Wera. Ingingo yo kuwa gatatu yavuga kugabana ku mbaraga z'umuzuko. Ingingo yo kuwa kane yavugaga ngo Kristo ari hejuru y'ubushobozi bwose. Kuwa gatanu yatubwira ngo Yesu ibintu byose ndetse n'itorero rye. Rero uyu munsi tugiye gusoza tureba ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Ngira ngo rero ubagize ikibazo, inyunganizi cyangwa se ikindi cyose wavuga kuri ibi byigisho, ikaze rwose, comment ziremewe, nta kibazo, tukareba tugasoma nuko twungurana ibitekerezo. Ahangaha rero ibindi byo kwiga no kuzirikana biravuga ngo ubu busobanuro bubiri bwavanywe mu nyandiko za Ellen White buvuga ukuntu Kristo yererejwe. Igihe Kristo yinjiraga mu marembo y'ijuru yimikiwe hagati y'abamarayika bamuramyaga, uyu muhango urangiye, Mwuka Muziranenge yamanukiye ku bigishwa be mu muriri mwinshi. Kristo nawe ahabwa icyubahiro gihwanye n'icyo yahoranye ibihe bidashira ari kumwe na Data wa twese. Gusohoka kwa Mwuka Wera kwa Mwuka Muziranenge ku munsi wa Pentekote
bwari ubutumwa bw'ijuru buvuga ko kwakirwa k'umucunguzi kurangiye. Nk'uko isezerano ryari riri, yari amaze koherereza abayoboke be Mwuka Muziranenge uvuye mu ijuru nk'ikimenyetso cy'uko we nk'umutambyi n'umwami yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi ko ari uwasizwe kugira ngo atware ubwoko bwe. Aya magambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa paji ya 25. Ahangaha ni igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa Pawulo Elena White agarukaho ari gusobanura iby'intumwa. Hano rero hari amagambo akomeza kutubwira ngo data wa twese ahobera umwana we, maze havugwa aya magambo ngo abamarayika b'Imana bose nibamuramye. Ni ibyishimo bitarondorwa, abatware, abakomeye n'abanyambaraga bamenya ko ugukomera kw'igikomangoma gitanga ubugingo. Ingabo z'abamarayika zimwikubita imbere mu gihe amajwi y'ibyishimo yasabaga ibikari by'ijuru avuga ati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Aya magambo yose rero atwereka uburyo Kristo yashyizwe hejuru y'ibintu byose. Indirimbo zo kunesha ziba urwunge n'umuziki w'inanga z'abamarayika kugeza ubwo ijuru rimera nk'irisabye ibyishimo no guhimbaza. Urukundo rwari runesheje, icyazimiye cyari kibonetse, maze ijuru risakaza amajwi ahanitse y'urwunge rigira riti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Aha aya magambo tuyabona mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 13. Ahangaha rero byo kwiga no kuzirikanwa bari kugaruka ku buryo muri iki cyigisho cyose twabonye uburyo ububasha bwa Yesu ari buheranije cyangwa se ari bwinshi cyane, kuko yashyizwe hejuru y'ibintu byose nyuma yo gucungura umuntu ndetse akabasha kubona intsinzi. Tubonye ko yageze mu ijuru akakirwa ndetse mu cyubahiro gikomeye. Noneho nyuma yo kwakirwa kwe nibwo Mwuka Wera yabasha gusukwa ku ntumwa, ubwo zari ziri mu cyumba nyuma y'iminsi 10, nk'uko twese tubyibuka ku munsi wa Pentekote nibwo Umwuka Wera yasutswe agera ku bigishwa bose banakira. Rero natwe uyu munsi nidusenga kandi dushizeho umwete, Umwuka Wera ahari ku bwacu kugira ngo adufashe abane natwe. Reka mbifurize kugira ngo rero Imana ikomeze kubashoboza kumva ijambo ryayo ndetse no kwisunga Yesu, kuko ari we munyabushobozi bwose kandi ari we uhawe icyubahiro mu ijuru no mu isi. Mwe mutware utwara abatware, reka tumwisunge kandi azadushoboza natwe ibitugoye, ndetse n'iy'isi itugoye muri byose azabana natwe. Reka rero dusenga Imana. Turagushimiye Nyagasani uhoraho, nanone tugushimiye ko ukomeje kutwitaho habwa icyubahiro. Tugushimiye rero ko ubanye natwe muri iki cyigisho, ni ukuri wabanye natwe mu ngingo zibanje zose zisoje ubihimbarizwe. Rero mweretse iri jambo ryaciye mu matwi y'abana bawe, reka urikomereze mu mitima yabo kandi ribe iryo kubakiza ndetse no ribahe kugukomereraho. Ngo tugire neza rero ubane natwe mu izina rya Yesu, amen.